kwitunganya si ngombwa ngo director managing aba hari ntago biba necessary but it's so simple. Yeah, very simple. Don't worry. Don't worry about it. But I think so. Reka gato mbanze bwana madamu ndabona nguyeho buryo rugwanirwa rwa mbere ibindi biza nyuma reka. Nuzi ko iyo wubatse business cyane urugo rukunanira. Iko no iyo wubatse business cyane urugo rurakunanira reka myubake byombi. Sawa. Madamu none se. Wiriwe mugabo mwiza. Mezotese. Safa. Shibiri wambaye amakanzu y'umunsi. Yambaye amakanzu. Ko yibukije mu minsi y'ukwezi kwa bukiwa. Niko makuru y'imyaka se. Mudara ukuntu mubona kwambuza ukwezi kwa bukiwa. Niko. Karamel. None se abana biriwe bati. Abana bameze neza. Bayishimwe baraho nta problem. Ishimwe araho nta kibazo yigeze agira. Abana banje ubundi harya amashuri yabo yo. Niko. Ariko hari ikintu maze iminsi ntekereza. Ibintu by'intonganya mu rugo nshaka kubica burundu mu muryango wanjye. Nukuri mugabo mwiza niko bimeze. Nshaka kubica naje kureba nsanga ikintu cya mbere burya ari kubaka umuryango mwiza. Ega buriya uri n'umugore mwiza nubwo wenda rimwe na rimwe agacupa gatuma hari ukuntu kanteranya nawe ariko ubundi nibuka njya gusaba ku munsi wa mbere ngira ngo risugi buriya cyo kintu cya mbere cyampabuye. Sheri nawe uribuka cyata hari ibintu napfa kwibagirwa mu buzima. Ntukabyibagirwe. Nawe ubundi nagira ngo twubake umuryango mwiza sibyo kandi ikindi umuryango wubaha Imana wubahana abana nabo bakatufatiraho urugero rwiza sibyo. Ibintu nk'ibyo ngibyo nagira ngo njye nawe twubahane kandi ntituzongere kuza intonganya mu muryango sibyo sheri wanjye. Kana kamabukwe nyibutsa amabukwe akuma rwose ati waya kana kanjye kanyuma rwose ariko ntacyo. Yego. Nyamuneka kubona ibyago n'ubundi bisigaye bigwira abagabo. Ibyago biratubwira ariko noneho umugore araza gusa kumitana pe. Enda hano hogoza ryanjye nubwo duhora tugirana amahira ariko kandi se shaba go kuyanyushawe. Mabo kuburya ari yanyishimiye. Enda hano nibyo nukuri rwose mugabo mwiza. Twiriwe neza nta kibazo dufite. None turashima Imana. Kabisa biragaragara. None se urabona iki twakora kugira ngo ubukungu bw'umuryango wacu kubona iterambere maze kugaragara n'abaturanyi batangiye kujya babinuganuga buryo ugeze mu kabari ni ukura amakuru twakavukira umuryango wabo maze gutera imbere. Rero ni gwirira benzi nibwo induru zavugije amahoro ndabyumva. Urabona niki twakora ngo tugwize umutungo n'umuryango wacu basukomeze waguke. Ko yewe urampamagaye. Enda igira hino twamagara se nago bawumvisha uretse ko wigiza nkana. Nese mugore mwiza. Karamel mugabo mwiza. Reba iminsi tuba tumaze tugerana amahiri. Ntutuma nsinzira ndarancikagurika. Vuga ko nundi wenda uri buze kuza kunigira mu kagozi. Ariko si byo byaje ryari. Mugore mwiza ndagira ngo ibi bintu byibuza reka tujye inama. Reba indi miryango yose uburyo yateye imbere. Baraduterana imbere uko bukeye nuko urumva. Baraduterana imbere uko bukeye nuko bwije. Twe turaguma muri circulation y'ibintu bidashoboka. Kandi gahunda za leta tugenda nazo umunsi ku wundi. Abana twakora iki mugore mwiza. Nawe se mugabo mwiza wagize ngo umuryango utera imbere atari uko bafatanyije. Ubundi rufatanye n'u Rwanda. Bagashyira hamwe. Tukubahiriza gahunda za leta zose. Gahunda za leta. Ariko turagerageza. Ndumva cyane turabisakura pe. Mugore mwiza. Ndashaka ibintu tubirangiza. Tukabikora mu nzira. Tukagira umuryango mwiza. Reba kuntu ko kuyiwanyu wisetsa uri mu ndyarya kandi ntazi kugiye kuza kongera amahiri. Ndagira ngo ibintu tubirangiza. Hongo bakobowe. Mwumva ukuntu amakosa yose ayindukira akaba yanjye. Niko nkwibarira. Ari nge nawe ninde nyina bayasana ibintu byose biri muri runo rugo. Ninde wagiye mu kabari kwa mbere ni wowe. Ninde uriyo kwa kabiri ni wowe. Uva mu kabari ka mbere ujya mu ka kabiri guhera ku munsi wa mbere w'icyumweru kugeza ku wa nyuma w'icyumweru. Ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya nyuma y'ukwezi. Wumva urwo gusa rwubaka gute?
nkwibwirire njye nuko navuye iwacu uje kubaka naho muri nari kubona nagutaye kare kada mbana nagutaye kare ubu uri umugabo nyabaki ahubwo se iki ntabwo wibuka ko turi mu kwezi kwa nyuma ko kwishyura mituweli kwezi kwa nyuma harya ni yewe mu kwa gatandatu niko kwezi kwa nyuma ko kwezi kwa nyuma turimo so noneho umwuka agira imana ko nigenje wa mugore we uriya murongo noneho nzawubasha nakubwiye ukuntu ubushize nagonganye n'ababyeyi batwita abasaza b'imvi bose batonze umurongo noneho umusekirite wari uhari kuri banki ati tuza mugabo mwiza tuza leta yacu irimo irihuta mu iterambere uburyo se umurongo wavuyeho burundu byavuze na telefone yawe hano nkwereka mugore mwiza kubona natangiye kwivugurura ndimo mfata akarahuri kamwe nkakaza nkagasomera mu rugo ko mfite gahunda yo kubaka yego mayi mugore mwiza kubise ko mukunda kuretse ko ari we ntandaro za buri kimwe cyose ninjye ntandaro rwose ninjye se ubwo ujya kunywa ninjye kugira ngo wibagirwe ko abana bafite kwishyurwa minuza mituweli na minerivari komiki mituweli nakurahiriye ko nzarinda mva ku isi rwose umuryango waje utishyuye mituweli njye nishyura mituweli njyawe zana telefone aha ndakubwiye ngo telefone sisigaye ibintu byose ni kuri telefone urumva utese kandi muzihenze aha reka nkwereke dore ugira utya ukanda akanyenyeri 9 koresha iwe murongo w'itumanaho nitigo ne MTN iyo ariyo yose akanyenyeri 909 urwego kanda kuri yes hari serivisi n'ibindi byinshi ukagenda ukurikiza amabwiriza ayibonye ukanda kuri rimwe wemeza hehe kuri serivisi uri kubibona ko hahita haza ibintu byinshi noneho dukanda na mituweli kane ubwo ni kuri kane wabibonye ugahita ukanda kuri kane kureba amakuru y'ubudehe tugahita tujya kuri 2 kwishyura turebe neza handitse kwishyura mituweli uzi ko bya bintu ushobora kuba bikora cyamugore mwiza niko urabibona iyo ubyinjijemo uhita ushyiramo nimero y'indangamuntu mukuru w'umuryango umutwe ahubwo yishyiremo niko rimwe 9 wabibonye cyampaye dore nawe uriho nabayishimwe bose bariho amakuru y'umuryango yose bahita baguhereza konte wishyuriraho zikoreta byoroheje bikaba birarangiye kandi ndabona ishimwe ndabona kakuze bose bariho n'umugore turi bane mu muryango ziko byose muri serivisi yamwenega kwisi ko nshimye ko ibindi bintu byose rwose uzabaze sinshobora ko nshimye ibindi byose wabitegura byika kuba ko uzaba umunsi urwaye buzaza uzaba wabutegura urwaye se ngiye nivuza privé urwaye ndi cyangwa umwana akarwaye siri mu magomba kwishyura privé nta bintu byinshi ndanya nkubwiza ukuri yuko nzarinda va ku isi y'abazima ngiye ntonge mituweli sinzigera ngiye nyigura mu buzima bwanjye uzanabaririza uperereze ngiye mwenega ku isi nayo wacopfuye twishyura izo za mituweli zanyu muri bamuvuga ko basogokuru bacu babagaho bakivuza imiti ya kinyarwanda ntibabagaho ngiye nishyura ku isi gihabereyeho wiga ku isi unkangisha mama ngo uwo niwe watumye nkushira mu rugo rwanjye rwose ndanamwubaha cyane ibyo kurya ngakana ibyo ziko birimo sheri iki gihugu ndavuga ngo kiri gutera imbere mu ikoranabuhanga ntabyo gutonda umurongo urwana n'abantu ngo ibiki ngo njya kuri banki uvuye kuri banki wagiye hehe na hehe urimo sifite amafaranga sha noneho nimba ari uko bimeze reka nza ahubwo ngire nishyura ejo hato umwana wanjye nimba ari uko babyoroheje ejo hato umwana wanjye cyangwa nawe utazajya kunda sha nta mituweli niko urakoze mugabo mwiza reka mbikemure oya sinkena yuko hari umwana wanjye wataka ikibazo cy'ubuvuzi kandi ariko se mugabo mwiza wakuzanira amazi ukanywa nzanira ribonaka mba ndimo ndaka shanza imugire mu nakingure nze ninjira muri sala aho ngaho tebutse mba naka uretse izaraka itabwira umugenzi umuzi uzarwara cyangwa umwana akarwara ndagira nkubwiza ukuri are cyuka ni ruhande mpempi ruhande agiye utankubita rwose niba ari byo wiri gushaka uzanyurira hejuru wirirwa umbwire ngo ibintu bya mito nabyo nzishyura bazakubwira jya mwene abo ndumva jewe nuko sha yego bavandi ndakumva rwose reka da ko muri kuri soma abasana no mwaresomeye mwibihe bya corona
Ongeye rwose ari ukwira nakuba ndi mu rugo nibere muri wa muriro wanjye w'umuryango wanjye na madamu reka nshiremo agakote nzi reka ndaje rwose urabizi ko rimwe ryanjye n'ubundi ntabwo rijya riburamo ndaje rwose reka mbambuke meza naho ndetse shaka nkuba ugira ngo ibihe bya korona ntibimaze kudusiga amaramasa biradukoraho n'inkomo y'Imana. Oya nibyo rwose dore bimaze kutugira abakene nawe wakirirwa mu rugo ukirirwa usoma iryo cupa nanjye no kwirirwa mbunga nawe kavumbyirirwa mbumva ntabwo byoroshye aho agacupa nguriye nzahora nkwirahira wa mugabo nawe yari kuri inshuti yanjye buryo uri inshuti yanjye. Wagira ngo se ibihe bya corona rero corona yo iraduhemukiye n'impamo y'Imana. Kugira ngo se jewe nanjye kuri incuru ubu ntunzwe na ya mazu yanjye gufata udufaranga duke abapanga barimo kumpereza nkabona ngaburiye umuryango nkabona nishyuye mituweli y'abana iyo mbonye aho agacupa nyine ngomba kwishima ikintu cya mituweli nyishyura mbere y'abandi bose nayo umwaka ugiye kuzaza namaze kuyatanga bawe icyo si ikibazo rwose mituweli ni itegeko rya buri munyarwanda by'umwihariko umukuru w'umuryango agomba gukurikirana niba mituweli yarishyuwe mbere ariko niko kamaro k'umugabo kabisa ni ukuri pe sasa ahantu naringeze n'ubundi ndaje inshingano za buri muturage ugomba kuzajya wishyura mituweli nabwo ni se banahageze rwose ndabona muyiteretse rwose mumeze neza tuba turi kubita neza akarage mbaze mpane uyu muvu n'umuheto w'ingwaga abone se ukeka ko bazitsirike mama utankuye kuntuza sha itsirike cyaka kirica sha ndabibabwira utazicwa n'inzara cyangwa inyota nta bundi rwose umugore mfite araraza kuza kumpitana amandoga rwabo zigenze bitezeka urushaka urakunaniye sha urushaka urakunaniye se umugore araza kuza kundahira umukungugu pe narakubwiye umugore mfite ararankaragaranshujuta arankubita noneho hari iderema hararankuna imituweli mwuka byara bwa mbere nabanje kumuganza ariko uyu munsi abasore bato kuba mwanyi wese washa ariko basha abakobwa hasi niko nawe uzugira ngo aba bagabo rwose se uri umusinzi umusinzi gashaka amakuru y'imyaka nari muri kumwe na kasi ubura umureba aha ngaha rero kasi inshuti wanjye magara buriya ni uko ibintu byo kurasaga byacitse ubundi twarananywanye jye nabo twaranywanye cyane burya kasi mwanywanye kunda umugabo wari kavukira turi inshuti naho ubundi se nako umugore aba yenda kumerera nabi reka mbasetse rero ubundi mwajyaga mubona nkunda gutarama gutya ubu ndishimye bya hatari umugore wanjye nagatangaza umugore uri hariya ndabarahira impamvu y'Imana mwa bagabo ibaza umugore uzi ubushize ya nama nakererwa yabameya ejo bundi iriya nama nakererwa burya nayo nagiye gutora umurongo kuri banki ngo ndibishyura ibintu bya mituweli waje ututubika abese bahinga yaje yahagira nk'ivuye ku munyi ubundi se ugira ngo hoya reka mbabwire azajya babeshya dore cyambere umugore ndikore ntise madamu makuru y'iminsi bimeze bite abana bameze atabana ko mbere na mbere ujye umbaza abana babanje kwishyura mituweli nti gute se numva nguye mu kantu nti njye gutora umurongo kuko ikintu cya mbere ninya n'umurongo tuvugana
nari kwigurira agacupa kuko umaze kwishyura mituweli kandi ntavuye iwanjye muri salo. ariko umugore wawe ni umuhanga. Madamu wanjye yanyeretse inzira, madamu wanjye afashe telefone anyereka uburyo cyo ugomba kwishyura mituweli utavuye iwawe muri salo, upfa kuba ufite amafaranga kuri mobile money yawe. Se muvandimwe ko utabyumva bimeze bite? Uyu yarananiye ubundi yumva agoranye ndamuzi. nawe wabaye inganzwa umugore tukaguhatiriza ibintu. ese ashaka vukire ko nzi ko ufite amafaranga. None se shaka kujya kwishyura ibyo bihanya bya mituweli. ayo mafaranga ntiyanyubakira n'ira nyubako yanjye yaheze hariya sha yenda kujya no kucyamunara. ariko yibwirira icyo nicyo mvuye mu rugo twibwirira. ayo mafaranga yakora byinshi ariko urya ikiza cya mituweli kandi kwishyurira ku gihe. Urumva kwishyurira ku gihe biragufasha mu bintu byose. Nibyo navuga. Urabona nko yes anyeretse uburyo madamu winjira muri serivisi akanyenyeri 909 ukabona byose ku murongo ukoresheje telefone yawe. serivisi y'irembo telefone yawe n'ubu ngubu wabikorana. ubwo wowe warishyuye ariko narishyuye ariko natonze umurongo. hari uburyo bwihuse na madamu yabutsobanuye. akanyenyeri n'uyu arabizi ngo mubigenza bate? kasi mu nawe yabikubwira ukanda akanyenyeri 909 ukinjira muri serivisi ugashyiraho urwego kongera urwego ukinjira muri serivisi bahita baguhereza serivisi haritse rimwe ngo serivisi muri kane ngo ibijyanye n'ubudehe situwe bakakubaza irangamuntu. noneho cyantangaje ushyiramo irangamuntu yawe pa noneho famille yawe yose wowe chef w'umuryango urimo umugore arimo abana banyu ishimwe n'akagakobwa kamukurikira bose barimo kuva kuri kanyande kugera kuri nyabyenda. natonze umurongo ariko mituweli narishyuye. oya niba kora hasha niba ugira n'imodoka yo kwishyura kare nabyo ni igitekerezo cyiza. burya nanjye reka icyo gitekerezo ni inyamibwa. Njye narishyuye. ase ko tuvuga ibya mituweli nkabona umuvandimwe atabyumva bimeze ntabwo abyumva neza. niko ikibazo cya mituweli kirakureba umugabo uzabaze mwene gakwisa umwizukuru wa Gafari. ibi nibyo bizakwicaho kugenda ku ibyo bintu mateka ya kera. by'inganzwa zanyu ayo mateka ya kera ugenderamo. wa mugabo uyu mugabo utumva ibya mituweli. uyu mugabo ni inshuti yawe. ibyo ntago bibaho njye nishyura muzace n'ahandi. uyu mugabo nzamugeze iryo mugira inama ntimuzagira ngo uriya hene mbizi. reka mbabwire mwabagabo, reka mbabwire ikintu kimwe mugomba kwitaho. mugende mugumane ibyo bicere byanyu. reka mbabwire uyu mugabo njyewe atavuye ku izina kuri mu ntungo njye nigisha umuntu arahindutse ariko iyo atavuye ku izina wakishyuye mituweli. niba ari ntabwo ibyo basanga mu bitaro bya hoya garuka mwana we ngoza abantu we mu ntabare nimuvare muzana n'abantu kwa muganga ni mu ntabare rwose.
kujya kumukoreshereza ama exami yo ya x-ray numva ya T-Rex numva hamwe na femera face and profile hamwe na hands face and profile umwirondoro we mwawumenye amazina ye kavukire nde Sirazi yavutse ryari urakize yavutse ryari muri itariki ya mbere z'ukwa karindwi 82 nimero ya telefone yawe wayimenye 778 karindwi 25 50 25. Okay. Wa murwayi wundi ubwo tujye kureba wa murwayi wundi avuga okay ntacyo kuva wakangutse twumva ukuntu umutima utera humeka cyane humeka komeza gerageza turebe ko ibikoresho ari bizima imashini ndabona ari nzima nta kibazo noneho twajya kugucisha mu cyuma tukareba kugucisha muri x-ray turakoresha T-Rex numva nibyo kureba ko igituza ari kizima ubundi dukore na turebe no ku kaguru female face and profile turebe n'akaboko ukuntu kameze kuri hands face and profile amenya umwirondoro w'uyu murwayi amazina ye Kasi yavutse ryari tariki 5 z'ukwa gatanu umwaka 1990. nimero ya telefone yawe wayimenye y'iwabo cyangwa yego 0788 25 ultrasound yo nasanze ari sawa impyiko nazo ubwo nta kibazo abagenda umwandikishiriza ibizami maze tumukorere
akira wowe urishyura ya wowe wa mituweli genda wishyura ya 4,754 ubwo ngubwo bazajya bagaruka muri controle turebe ukuntu ibintu bimeze. hanyuma si ubwo ngubwo wowe ugiye kwishyura angahe? Banjye mwe simbizi ibihumbi bigera mu 100 Imana yo mu ijuru ishobora byose bagatabara. Niko madamu ugejeje amagingo angana na famiye ndende mufite utari wishyura mituweli? ahora neke mbare harafite umugabo. Narabikubwiye. Akoze muhe foromo simbizi. Narabikubwiye rwose. Iyo niyo ndirimbo muririmbira akibyuka izuba rikarenga nk'ibimubwira ariko yaje kwishyura mituweli. Dore cyiza cya mituweli we. Ndakura. Kristo nyagasani wondengera ukampa ibikwiye. Umugore yirirwa mbwira ngo nishyure mituweli nkizirika ngo nzayanywamo agacupa. Ariko bambe ibi bitaro nonda binyura hehe koko? Ariko nako ibi nabyemera. Ndemera nciye ibihuru ariko mbacike. Wenda umugore bamusigara rumwe nzabanza kumugombora amafaranga nayabonye. Njya kuri toilette ariko yararyamye hano kanya. Ntabwo arishyura rero mutagenda mutishyuye murebe mujye kwishyura. Ndagufasha. Wajagahe. Oya narimo ngorora imitsi yanjye. Narimo ngorora imitsi yanjye nukuri pe. Wagoraga imitsi yawe usohoka ikigo. Usohoka ikigo. Nukuri narimo ngorora imitsi. Ibyangombwa byawe biri hehe? Narimo ngorora imitsi. Subira mu bitaro. Wambare nkagorora imitsi. Oya subira mu bitaro. Subira mu bitaro kandi ibintu urabisobanura. Uburyo nta burenganzira na buke ufite bwo kuba wasohoka ibitaro. Nta cyangombwa cya muganga wagusezereye. Uracyarwaye utorotse ibitaro. Ni ikibazo. Subira mu bitaro. Ujye kwisobanura ndeye. Babara no kuri ngorora imitsi. Injira hangato. Wambare nkagorora imitsi. Injira hangato tugende. Urabyemeye ko? Injira tugende. Wambare nkagorora imitsi. Wowe unatorotse ibitaro kwanza ndagutwara. Babara no ndagutwara bujura. Ndagutwara wimuhura nuko. Bayo tugende. Tugende. Kavuna wetu. Doctor. Uyu muntu mufashe aturuka ibitaro. Uyu nguyu ni umwe bari bambwiye utarishyuye mituweli. Arimo aramuhura do. Wamurwaye twandikiye uteri. Narimo ngorora imitsi. Ntabwo yigeze yishyura mituweli. Narimo ngorora imitsi. Mufashe aturuka turese muturu. Narimo ngorora imitsi. Ufatiye kuri gate ya kabiri. Narimo ngorora imitsi. Arimo aratoroka. Narimo ngorora imitsi Dr. nukuri. Gose ubwo yaragiye koko. Mana nyagasani wowe ndengera pe. Abantu bazi ko nkuye ngo ndatuje bangariye mu bitaro ryabo kandi nta mafaranga mfite. Ngiye kubanyura muri bumye niruke uri bumfate. Ndamenya ko ari umuhanga pe. Mara nawe umfashe rwose sinze kuza kugwira kawo mu muhanda nkagaragara pe. Ahena mu bakwe. Ndabizi ko ushoboye.